Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Ivuka TV, ndetse tunabakomeza kubashimira ku bufatanye dufitanye umunsi ku munsi. Dusuhuje abantu bose bamaze gushyira itafari ku Ivuka TV, bakora subscribe, share and comment kuri buri kiganiro cyose twakoze. Turabashimiye rero. Dusuhuje abantu bose bari mu ntara z'igihugu zigiye zitandukanye, ndetse n'abari mu biyaga bigari, ndetse n'abantu bose bari hanze y'Afurika. Turabasuhuje cyane kugira ngo mukomeze mugubwe neza na gahunda tuba twabateguriye z'Ivuka TV. Uyu munsi rero tukaba dufite urugendo turi bujye aho bita i Karongi, ariko by'umwihariko tukaba dufite ikintu kitujyanye gikomeye cyane. Hari mize muri buze kuza kuba mubwirwaho ndetse tunabereka. Nk'uko mubizi, Cab Safari ni kampani ishinzwe gukora ubukerarugendo hagati mu gihugu ndetse no hanze. Iyo babonye gahunda y'aba tourist barabikora. Ni ukugira ngo uyu munsi noneho tumenye se Cab Safari ikora ute, Cab Safari ifite ikihe cyerekezo. Noneho uyu munsi muraza kubwirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, murerekwa ibintu byinshi. Uyu munsi rero turabaha sample y'urugendo rwacu, ndetse n'ibindi tuzagenda tubibaha. Nk'abantu muri kudukurikira kuri kamera, murabona ko turi kumwe n'imodoka tujyanye nazo, zirimo abanyeshuri, ariko by'umwihariko ni Cab Safari babigizemo uruhare kugira ngo itembereze abo banyeshuri muri kubona, ndetse ni bisi irenze imwe n'eshatu. Ubona ko rwose ubukerarugendo bw'igihugu buri kugenda butera imbere umunsi ku munsi. Tunahamya yuko rwose mu minsi iri imbere bizaba ikindi kintu kidasanzwe, niba abanyeshuri basigaye nabo bishimira kuba bagera ahantu hari ibintu nyaburanga, bakishimira kubona ibintu batari basanzwe babona hano i Kigali, ndetse na klima ibitandukanye. Niyo mpamvu Ivuka TV natwe tuba twavuze ngo reka tuhabe, kugira ngo natwe dutange umusanzu wacu mu kugira ngo twamamaze ubukerarugendo bw'igihugu. Ni ikintu ubona ko kiri kugenda gitera imbere, kandi ejo n'ejo bundi bizatanga umusaruro ku mpande zombi. Tunabashishikariza kugira ngo niba ushaka gutanga inyunganizi cyangwa icyifuzo, wajya utwandikira kuri email cyangwa kuri nomero tuba umunsi ku munsi, kugira ngo no muri comment even, kugira ngo tubashe kubagezaho gahunda za buri munsi z'ukuntu ubukerarugendo bw'igihugu bugiye kugenda bumera. Nk'uko ejo bundi mwabonye mu Kagera baduha inyamaswa ngari, cyangwa iyo twakwita nini koko, bita lioness, black lioness. Ni inyamaswa ubona ko sinzi ko twahita nk'isato twaba yabibonye yaje mu Kagera, ndetse n'ibindi tuzagenda tubibabwira. Uyu munsi rero sindivuga ibintu byinshi, gusa muraza kwirebera. Ese hari n'ubushize twe twahagiye, ariko i Karongi sinatinya kuvuga ko ari ahantu heza, hari ibintu nyaburanga mukunda gutembera, ariko i Karongi haje ari igisubizo. Ni ahantu hari amazi meza, ni ahantu hari uturwa twiza two kuruhukiraho, harimo Monkey Highland, hari uturwa tw'amahoro, hari na Poleo Island. Ni ahantu heza cyane rwose ho kusohokera, yaba famiye, yaba amakipe, yaba ndetse n'abanyeshuri, abantu muri rusange, ingeri zose zatemberera. Cyane cyane nko muri bino bihe by'iminsi mikuru, ni ahantu heza wajya ukaruhukira, ukajya mu mazi bakagutembereza. Haba hari n'ubwato, ushaka gukora sport ride byo gutwara ubwato, birahari cyane kugira ngo nabyo ubashe kuba wabikora. Twagira ngo noneho uyu munsi tugende tuganira tubazanya, ese nk'abantu wenda mushaka kumenya ubukerarugendo bw'igihugu, wenda mutabyize mwabigenza gute? Ivuka TV irahari, tuzajya tugenda tubagira ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndetse niwifuza no kumenya ahandi washaka kujya, mujye muhatubwira. Twebwe ku bufatanye na Cab Safari tujyayo tubereke, ariko icyiza ni uko mwajya muza tukajyana. Ni ibintu byiza, ni ibiciro biba biri hasi. Ubushize twagiye za Musanze, twagiye mu Kagera, twagiye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ubona ko rwose ibi bintu biri kugenda bifata icyo twakwita indi ntera. Sinzi niba wenda niba mujya mukurikirana, ni mu majyepfo, kuko umuntu aca za Muhanga agaca muri Kamonyi. Ni mu ntara y'amajyepfo, sorry. Ndagira ngo uyu munsi abanyarwanda dukunda iby'iwacu, nk'uko tuvuga made in Rwanda. Ndabizi abantu benshi dukora amatrip, ugasanga twatripinze wenda nko muri
Dubai, ugasanga twagiye Nigeria, ugasanga twagiye ahantu henshi hagiye hatandukanye za Cape Verde n'ahandi, ariko uyu munsi natwe aho mujya hari ibyiza, hari ibyiza iwacu aha ngaha. Niba ugiye hano muri volcanoes mu ntara y'Amajyaruguru, uragenda ukareba ingagi, ukareba za Bisoke, ahantu bakora za hiking, ahantu bakora ibintu bigiye bitandukanye. Ukajya mu Kagera, harimo icyo bita sport driving, aho mugenda ushaka kugenda utwara imodoka yawe ndetse ugakoreramo n'umukino wo gutwara, ariko ugenda unavibinga, ureba inyamaswa zigiye zitandukanye. Abantu mujya muvuga ngo intare n'izihari zirimo kandi zimeze neza cyane, ariko uyu munsi nyamukuru turashaka kubabwira ibyiza by'aka karere ka Karongi. Karongi rero ni ahantu hari klima nziza, hakonje, urabyumva ahantu haba hakonje haba hanashya kuko hari urumuri tujya ducana, cyane cyane nk'iyo twakampinze. N'ibyo tuzakora abantu muzajya natwe muzayibona mugakampinga hafi ku mazi, wowe biba ari byiza, hari amatente mukararamo, n'ibintu biba ari byiza cyane iyo utabyumva. Noneho tugiye kubereka aho, hari ahantu turi bubereke hari urutare rwa Ndaba. Urutare rwa Ndaba ngo rwabayeho gute? Ubutaha uyu munsi ndibabwira ibintu byinshi, ariko icyo nshaka ni uko noneho tugiye kujya dutemberana kugira ngo ibyo byose mukomeze mubirebe. Uyu munsi ndabereka amashusho y'ibintu byiza. Turaza no kugera kuri mize iri Karongi ya Environmental Museum. Harimo ibintu byinshi bidukikije. Mu bidukikije rero uko mubizi, harimo inyamaswa, harimo ibiti, harimo ndetse n'imiti yakoreshwaga ngo kera ivura amakanseri, ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Muraza kuba mugenda mubibona mu mashusho. Ahantu n'uburyo ubona igiti, icyo giti ujya ubanza na pozinga urebe. Harimo imiravumba, harimo imyenya, harimo ibikakarubamba, harimo ibintu byinshi koko uboneka ari byiza. Rero nk'abantu benshi mwagiye mubona, hari urutare rwa Ndaba, mwabika ari ahantu hari umusozi koko. Murabona ko nari ndi kuganiriza umuntu waho, ariko kugira ngo mbicishe amatsiko, ndagira ngo ubutaha tujye tujyana nk'uyu muntu muri kubona wari kuvuga. Hari byinshi byiza yari ari kuvuga. Uyu munsi Ivuka TV ndetse na Cap Safari twaganiriye, turavuga ngo ibi bintu turagira ngo abadukurikira, murabizi tumaze gukora ubukerarugendo butari bukenya, ariko noneho ubutaha muzaze tugende babivuge live muhari, n'ibi bintu baba bari kuvuga bababwira ukuntu rwabayeho. Niyo mpamvu uyu munsi nabanje kuvuga mbereka amashusho, ubundi ngenda nanivugira matwi katwizamukira. Rero ngewe ukomeza kubabwira muranzi ni Dizo Akadenosh, ukomeza kuba iruhande umunsi ku munsi, ndetse udakunda kwikorana, ukunda kuzamukana n'abandi. Nk'uko mubizi, Ivuka TV ni televiziyo ihari kugira ngo ivugira abatabasha kwivugira, igerere kure abatagera kure. Nubwo natwe tutagera kure, ariko byibuza ufite ikibazo watubwira, twabasha kuba twakikugereza ahantu kure, wenda bitewe n'uko twe dukora isakaza amashusho biba bitworoheye. Yaba ufite ndetse n'imbogamizi z'ibyo mukora mu turere murimo bugiye butandukanye, turari kugira ngo tubaberaho mwenda mwebwe mutagera. Niyo mpamvu tuvuga ngo this is Ivuka TV, the voice of the voiceless people, because everyone's life is the message you want. Please make sure if inspiring others, we are for you as Ivuka TV. Akantu sinzi mba mukumvishe, this is Ivuka TV, the voice of the voiceless people, because everyone's life is the message in the world. Please make sure if you're inspiring others. Rero buri muntu wese ndetse na message yatanga ni importance muri iyi si, sibyo? Rero izo message zanyu tuba tunazikeneye koko kugira ngo bikomeze bigende neza, kandi we are the voice of the voiceless people, kandi natwe barabatuvugira bikagenda neza. Niyo mpamvu tuba duhari, ndetse n'abatabasha kugera muri ibi biyaga bigari. Nk'uko mwabonye, iki ni Ikivu kigera na Karongi na hehe. Ubona ko haba harimo abana bagenda bishima, muri kubibona. Ariko iyi video ni nziza rwose, mwabonye muto twinshi tugiye dutandukanye. Ndanezerewe uyu munsi kuba
uyu munsi ari njye wavuze, nta mutumirwa nigeze ngira ikintu mbaza, ariko ubutaha ndagira ngo noneho nituba benshi tujye dukora ibiganiro, ubundi tubazanye mumbaze mbabaze. Ngiye burana nize n'ubukerarugendo, ni ibintu nsa nkaho nzi, ariko kwiga murabizi ko bitajya birangira, ariko bizagenda bigenda neza, sibyo? Rero mva aha hantu kabisa ya mvugo y'iki gihe harashye, ibintu ni sawa, ngo ni bwombo ariko Karongi ni heza. Rero nk'uko mubibona muri tourism habamo ibintu byinshi bitandukanye, habamo icyo bita stopovers. Stopovers ni igihe muba muri mu rugendo, noneho hagiye ujya kumva ngo tubaza kugira stopovers eshatu. Barimo iyo habayeho icyo bita stopovers, ni igihe ushobora guhagarara, abashopinga bagashopinga, mukarelaxinga. Murabizi kugenda mu modoka ni ikintu kiba kitoroshye, hari na hamwe mwabonye bahagaze hagacamo akantu ukabona bari hanze bari kwidagadura, bari kugira iki, bakongera basubira mu modoka kugira ngo abantu refreshinge. Rega aba ari ubukerarugendo, aho uhagaze ushobora no kuhabona igiti cyangwa ikindi kintu utaruzi cyangwa akanyamaswa kagacaho, nubwo n'ubukerarugendo, nubwo main hari ahantu muba mufite nyine site muba mugiye kujyaho. Nk'uko ubu tuba i Kigali twari tugiye ku mazi, of course gutembera mu bwato, mwarebye ukuntu abana batemberaga mu mazi ubona bishimye, kuko n'ibintu biba ari byiza. Rero muva mu mazi ubundi mugakomeza hejuru mukajya hariya nyine muri Environmental Museum. Mwakomeje kugenda mubona bagenda babasobanurira, bagira ibintu babereka. Noneho hari muri Environmental Museum, niba mwabyitegereje mu mavideo no mu mashusho, harimo ahantu mwajya mubona ziriya nyamaswa. Uzi ko ziriya nyamaswa aba ari nyazo, mutagira ngo ni ibintu wenda baba bakoze cyangwa by'ikiriya nyamaswa baba bari freezinze. Gufreezinga sinzi impamvu zitari cyo, ni ugufreezinga inyamaswa kugira ngo noneho bayitera ibyo twakwita nk'imiti, kugira ngo nyine abantu benshi bajye baza barebe inyamaswa yabaye ihute, byagenze gute, n'ubwoya iyo ububona nyine ubona bunagihagaze, ni ukuyifreezinga. Ni ibintu biba bihenze, niyo mpamvu nuza mize yacu byanga byakunda muri Afurika, niyo makuru dufite yuko ishobora no kuba ari nayo ya mbere ifite zino nyamaswa bafreezinze. Kandi ikindi twaba duhamya ko hari n'izindi ngo zigiye kongerwamo. Rero ni ibintu byiza cyane, nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho, harimo inyamaswa, ibisamagwe, harimo udukende, harimo utuntu twinshi, harimo krokodile, harimo ibinyamaswa nyinshi cyane, ariko ibyinshi muzagenda mubibwirwa. Turashaka ko tuzakora indi ya sample, we are supping you, kugira ngo ibintu none bikomeze bigende neza. So Revuka TV irabakunda, umunsi ku munsi iragira ngo mukomeze mugende mumenya icyo twakwita ubukerarugendo bw'igihugu, hasi tukajya dutembera. Ubundi bitwaye ku mafaranga 40,000 byawe cyangwa 35 cyangwa 60, cyane cyane ko 60 muba muri bunarare. Reba nawe imodoka zakujyanye ukanarara, hanyuma ukarara ku mazi, uracana umuriro, sibyo? Mukarara mutera imigani, abacira imigani namwe muyiterana mu amazi, mukajya mwumva ubushyuhe bwo ku mazi nijoro ukuntu baba bumeze, musangira fanta, bavibinga muziki. Turagira ngo noneho iyi sample nari ndi kubaha, ubutaha mujye muza gutembera. Mubona tudatembera ahantu heza koko, ukuntu abana baba bishimye. Sofa njyewe sinavuga ibintu byinshi uyu munsi, nshimira n'abantu twabanye muri iki kiganiro, ndetse twakwita n'ubukerarugendo. So mwagiye mubona ibintu byinshi byiza, ndabizi mwishimye. Mwabonye abantu ukuntu baba bishimye bari mu bukerarugendo. Sofa ndizeye ko mugiye kujya mudukurikirana umunsi ku munsi, kandi nkomeza gushimira by'umwihariko abantu babana n'Ivuka TV umunsi ku munsi, bakomeza kutuba hafi, bakomeza kuvuga ngo njyewe n'Ivuka TV hand in hand tuzakomeza tujyane on the street, tuzamuka mu misozi miremire, imanuka, izamuka, itambika, ndetse tuzajya tunakora City Kigali, gutembera mu mujyi. Ubu hari abantu baba muri mu mujyi mutazi umujyi ukuntu umeze, usanga muragera za Vision City, ugasanga muragera mu mujyi haba hari inyubako nziza cyane, ugasanga wibera ngaho nashatse kuvuga, ariko utatembera. Kandi aba ari tour ziri hano mu mujyi neza,
mugenda mugatembera musangira muri cya kimodoka cyiza. Rero reka tubabwire ngo iyi ni Ivuka TV, mukomeze mudukurikire, musharinge, mukore subscribe. Rega buriya subscribe no kwikora nk'abantu no kuri subscribe ni akantu koroshye wagakozeho, kuko ukangura kuri ako kantu k'umutuku haraza akazogera ukoreho nako, ubundi uraboneye inkunga bikomeye. Sawa rero, ciao ciao, turi kumwe, ndabakunda. This is Bizoka, yaba kuri IG n'izindi mbuga nkoranyambaga hose mba ndiho, mujye munyandikira ubundi tukiganirire. Ndabakunda kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.